buriya unaremeye sivyo ujya uhora hakunaremeye uzagenda ijoro utayirindi urareba igihe wagendera urebe nesa utahiye hakubura wa mugore we ushaka ibyo urimo byose wabireka ugasura kugiye nese uragira ngo mbe ngaho wirirwa ku misozi wirirwa uzamuka nguri gusenga umva wabonye imana yawe iyo mu rusengero nanjye nabonye imana yanjye mu kabari hakoreka ngutere story uzi imana yo mu kabari uri karaga gutya ukabona umugabo mwiza wagira gutya inzoga zikameneka umva ntago meze nkawe wo kwirirwa ngo ugusenga ntaho uri kugera ubona gasubiza kumarika uragenda ujya unywa izo nzoga zawe uri kumenye ko urataha n'abana banjye bajya barya kisi burabuziri bw'ubujumba wagira ngo nubwo bahingurura nibwo bazajya bajya wajya bita batekasi bakabijya uko mbana bihe ntabyo bashoboye nta nibyo bashaka sawa ubundi iteka ryose mbonaga warigize gabo mbereze bira yanjye nigire gusenga mbereze bira yanjye ngese wari wambona mu nsengerora njya gusenga kuko mara kubera iki wemeye ukambereza ikige abandi okungerageza iteka ryose hako ndumva kuzana zagara kanigendere nigire mu kabara ho mbarizwa no wowe ndumva ntazi byuri rero uragiye ndagiye atamerero wanje fata kugorunu rwawe
agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ipfundo ry'ubuzima. Ibaze ko ndarumungana ngura n'umuntu wa madesa byibuze natangiriye ku bihumbi 4 bose bakajya bambwira ati ikintu se turakigura tukimaze waragize ukavuga ngo uzakira ngo kino kintu kizagukiza ibyo ubwacyo kitanagurana desa ariko njya ngureba wa mwana we ndashada muru nawe urakabyaga ndakindi mbona ndakiri kintu sigaje kuzanya hano muri inzu uretse amagara yanyu rutsiga kuziba ndanikindi Munda zahumbya gatoya ikinduro kijyanye humbya gatoya ikinduro kijyanye bura nta kintu nicuzamo ko byarwa n'umubyeyi nkawe sibyo tujye tuvugisha ukuri tuvuga ibindi tubisubire abandi bana bagiye ku ishuri bariga baraminuza ariko ngewe wirwaga mugakiza niko tu aho kazi uri kutubwira ngo ngiye kuzakiraga abantu ziriko bambwiye cyaza menyu uzajya ruhaya vie namba na mere wenda arayisindiraga akamenya ibyo bibazo byi umva ngo ubwize ukuri ntamagawe n'Imana ifite imbaraga kandi mbagaze no kuri umuryango wanjye nizeye ko Imana yanjye ngiye kizagira mu gakogwa n'isoni mukari Imana yambamagaye yariyo avana indura aho ngaho rero umva rero nkubwize ukuri sibyo na Bibiliya yanjye wari wayivye kuva nyiri uruhinja uvuga ngo tuzakira kugezana n'ubu kisi urugu ndebiki mwe mwarayobye murimo shetani ikomeye ahubwo ni urimo shetani hakiza nanjye ndayarya petiyo hakiza ku mafaranga niko muri kugura ibijumba no kuri kw'Imana ariko mana hakiza sha urariyo mana Okay. Muzani mbambike. Tunutuko. Kumbe ufite uko binini. Agafanga. Sema ibinibye Nubukumba hayi. Kandi ubwo bukumba. Umva ahantu hose mugiye. Mugomba ku. Sinzige nimva ngo mwabukuyemo. ngende baratacyambara Ugomba kucyambara. Sinzige numva ngo mwagikuyemo. ese mama ibi bintu koko by'amadage urabona rano ibaze nanjye ni influencer muzima uruntu buramanza ndarujyana Nta kibazo nta kiryo gutwaye. kibaye musazaca ari hano pe ntabwo yakwemeye ko tubyambara mupenzi biki kuki mukunda kuvuga izina mupenzi hano mwinda ntabwo nabeyamye ubuzima ni intambara buri wese afite uko ayirwana agahitamo n'intwaro yakoresha ipfundo we ipfundo ry'ubuzima ipfundo we
ipfundo